Sobanukirwa izi nzozi iyo urose imbwa ikurya cyangwa se ukarota imbwa ziri kukwirukankaho, ukarota imbwa zirimo zirakurya, biba bisobanuye iki? Mu buzima bwa buri munsi bisobanuye ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma mu iyerekwa nabyo bifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye. Ariko rero uyu munsi nkuzana ubusobanuro bw'izi nzozi. Ikintu cya mbere, kurota imbwa ikurya bisobanuye ko Satani ari ibitero ari kugutega, bishaka kugusubiza inyuma cyangwa se bidashaka ko utera imbere, cyangwa se ko hari imyuka y'umwijima ikugendaho buri munsi idashaka ko utera imbere, ugahora ugerageza gukora ikintu cyaguteza imbere ariko ukanga ugasubira inyuma. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu wakoranga, wasenga, wahamagara Imana mu gihe ukimara kurota izo nzozi, ubundi Imana ikakugirira neza. Ikindi cya kabiri, iyo warose imbwa irimo irakurya cyangwa imbwa ikuruma mu buzima busanzwe, bisobanuye yuko hari nk'umukristo hari ubudahangarwa bwawe burimo buragenda. Bisobanuye yuko hari ugusubira inyuma mu buryo bw'agakiza, cyangwa se hari ibintu ugiye kugwamo runaka. Akenshi ari igihe urota imbwa ikurya aba ari ubusambanyi mu iyerekwa. Ugiye guhura n'ibintu bikugusha bikagusubiza inyuma, cyangwa se mu buryo bw'umwuka gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka. Akenshi rero iyi mbwa nuyirota, akenshi bamwe bakunda kubyitirira ngo ni ubusambanyi gusa, gererere. Oya, ntabwo ari ubusambanyi gusa. N'iyo urose ikurya, bigaragaza ko hari imbaraga z'umwijima, hari imbaraga z'abadayimoni, hari imbaraga zishaka kugusubiza inyuma mu buryo bw'iterambere ryawe, mu buryo bw'umwuka, ndetse utabasha na rimwe kuzihagarika. Ikindi kirimo ni uko imbwa nyinshi zihagarariye ibigeragezo cyangwa abanzi bashaka kukugirira nabi. Ahangaha bivuze ngo ni abantu cyangwa se n'ibindi bintu bishaka kukugusha mu buryo bw'umwuka. Bivuze iki rero? Ugomba gukora uko ushoboye, ugasenga ku manywa na nijoro. Hari igihe abantu baguhagurukira, cyangwa se inshuti zikakuvaho, cyangwa se ugahura no kuba wagwa mu buryo bw'agakiza. Iyo imbwa zibaye nyinshi, bisobanuye ko ari ibigeragezo byinshi. Iyo ubona imbwa bavuga umukungura, cyangwa bavuga, sinzi uko babivuga, ariko bavuga agakungu. Bavuga agakungu k'imbwa. Iyo ubona ari imbwa nyinshi imbere yawe, bisobanuye ko hari ibigeragezo byinshi abadayimoni bashaka kuguteza, cyangwa se izindi mbaraga biri imbere yawe bishaka kukugirira nabi. Ibigeragezo kandi nta muntu n'umwe ibigeragezo binezeza, nta muntu n'umwe kuba mu bibazo binezeza, ahubwo tunezezwa no kuba mu bintu byiza gusa, tubona amafaranga dukora bigakunda, bizinesi igakunda, ibyo dukeneye byose tukabibona. Bityo rero iyo ubonye imbwa nyinshi, bisobanuye yuko ari ibigeragezo kenshi, cyangwa se abantu bagufitiye ishyari, abantu bashaka kukugirira nabi. Ibyo nyine inzozi zacu zigasobanurwa cyane neza bitewe n'ubuzima uracamo bwa buri munsi. Ubuzima uracamo bwa buri munsi, iyo urose imbwa, bihita biguha ishusho, ukamenya uburyo ugendana, ukamenya n'abantu muri kugendana. Ese uri gutera imbere, barashaka kugusubiza inyuma? Ese hari ibigeragezo biri kuza imbere yawe? Bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo nurota imbwa, jya umenya ibi bintu bikurikira. Menya yuko Satani ashaka kugusubiza inyuma mu buryo bw'umwuka, mu gukora ibyaha. Menya yuko nimba ari imbwa nyinshi, ari ibigeragezo bigiye kwirundura hamwe, ari abanzi bagiye guhaguruka, cyangwa Satani ashaka kukugusha akagusubiza hasi. Ikintu wakora ni ugusenga ukimara kurota izi nzozi. Inzozi zisobanurwa bitewe n'uburyo wazirosemo. Nurota ugakanguka ufite ubwoba, jya umenya yuko Satani ari kugutera ubwoba. Ugakanguka wumva ufite igihumuro, umeze nabi, jya umenya ko ari inzozi zaturutse kuri Satani ashaka kugutera ubwoba. Ariko nurota inzozi ugakanguka wumva ukomeye, nta kibazo ufite, uwo nguwo aba ari umuburo w'Imana. Kora subscribe, usharinge, uture komanteri. Nimba ari uwo gifashije, wagisangiza n'abandi. Ndabakunda. Reka ngusengere, Imana ikurinde ibigeragezo byo muri iyi minsi. Imana nziza, Imana igira neza, Imana ishobora byose.